Ibi ni bimwe mu bintu abagabo banga cyane kurusha ibindi. Kuba umugabo hari ikintu ukunda cyangwa se hari n'icyo wanga. Kuba umugore yabigukorera ni bimwe mu bintu bishobora gutuma rukomera, ndavuga urukundo cyangwa se n'urwo rugo rwanyu cyangwa se rukaba rwanasenyuka. Kuba wagize amahirwe yo gukurikirana ino video urabasha gusobanukirwa buri kimwe cyose, ariko nanone kuba umugabo biragufasha mu gutuma umenya ngo ese iki nanga nagikosora ute, cyangwa se iki nanga gishobora kuba cyatuma ubuzima bwanjye bujya mu kaga, cyangwa se n'umugore wanjye bishobora no gutuma urukundo rwacu rukomera. Ushobora kuba uca inyuma umugore wawe bitewe nuko nyine agukorera ibyo wanga kandi nyine urabyanga. Menya ko ino video ije kugusubiza. Nta kindi usabwa uyu munsi usibye gukanda subscribe niba utarayikanze, kandi ukibuka gukanda no kunzogera kugira ngo utazajya ushikwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Nanjye wateguye kino kiganiro nitwa Eme, uhawe ikaze. Ikintu cya mbere abagabo banga agasuzuguro. Umugabo wari we wese cyangwa se abagabo bavukanye icyubahiro rero igihe cyose bakibatayeho, cyangwa se igihe cyose umugabo bamwimye icyubahiro ugashaka kumusuzugura, ahubwo menya ko nyine aho ngaho umugabo azakwanga ndetse anakwangire n'ibyawe byose. Arega impamvu ugomba kubaha umugabo cyangwa se impamvu ugomba kumwubaha byanyabyo, uzanarebe nk'abantu tuzi Imana cyangwa se tunayisenga, ntabwo bavuga ngo mama mana, ahubwo baravuga uti data wa twese uri mu ijuru. Ntabwo bavuga ngo mama wa twese uri mu ijuru. Menya ko rero kuba umugabo yanga agasuzuguro bigendana n'Imana nyine. Iba umugabo ari igitsina gabo cyangwa se igitsina gabo cyose gikunda icyubahiro cyangwa se kinari hejuru, menya ko hari ibyo umugabo yakora umugore atakora. Rero umugabo agombwa kubahwa kandi akarindwa agasuzuguro. Ikindi kandi abagabo banga kwicwa n'inzara. Umugabo wari we wese akunda ibiryo, kuko igihe cyose nta biryo ubuzima bwe bujya mu kaga, kuko umugabo akenera gukoresha imbaraga nyinshi, haba izo mu mutwe ndetse n'iz'umubiri. Rero igihe cyose atariye ntabwo azakora neza kandi ntazatekereza neza ibishobora kumwubaka. Wa mugore we, umugabo ashobora kuba yahashye, gerageza umuhahire pe. Ashobora kugusigira amafaranga, muhahire umutekera ryahage. Nugerageza guha umugabo wawe ibiryo bike, menya ko ubuzima bwe uri kubushyira mu kaga. Kandi abagabo banga inzara, menya ko umugabo akunda ibiryo, kandi nubimwima nyine uzaba ushaka kumukuramo imbaraga ziwe, kandi ntabwo azabyemera. Nukomeza kumukorera ibyo yanga bizatuma guca inyuma, kandi naguca inyuma menya ko uzababara, kandi nzi ko uzanababara. Rero gerageza ibi bintu ubirinde umugabo wawe, wa mugore, kandi nawe wa mugabo we. Ibi bintu niba ukunda agasuzuguro, menya ko nyine uzasuzugurwa. Nta muntu uzakubonamo umugabo, ahubwo azajya kubonamo umugore cyangwa se ikigoryi. Kandi niwemera kwicwa n'inzara ukajya ugenda nta mbaraga ufite, bazakubonamo imbaraga nke bakubonemo ako kabwa. Ikindi kandi abagabo banga gucibwa inyuma. Nkuko twatubivuze, umugabo yanga agasuzuguro, ariko nugerageza ukamusuzugura akaguca inyuma, uzamenye ko impamvu ari zawe. Ariko nanone umugabo hari igihe usanga akora ibintu bigiye bitandukanye byiza akabikorera umugore we, ugasanga umugore aranezerwa pe, ariko ugasanga ari kumuca inyuma. Ese ibyo bintu wari uzi ko umugabo wawe abyanga? Nanone aho kugira ngo ujye guca inyuma umugabo wawe, gerageza umubwire uti njya ibintu mbona utankurikiranira neza. Rimwe na rimwe usanga nyine umugabo yiburira umwanya, ndavuga mu byerekeranye no gutera akabariro, ugasanga akubiseho iminota 3 birarangiye. Rero umugore we akaba ashaka ngo bimare iminota 10, 20, 20, 30, ariko ugasanga umugabo bitewe nuko aba afite stress ntabwo bikunze. Rimwe na rimwe hari igihe usanga n'abagore bisenyera ingo zabo bitewe no kutaganiza umugabo. We muganire umubwire uti bigomba gukorwa uke, cyangwa se nshaka ko bijya bigenda utya, bikosore. Rero nubona umugabo wawe yatsimbare atanabishaka, uzakora ibyo wumva, ariko guca inyuma umugabo wawe menya ko ari kimwe mu bintu bituma umugabo cyangwa se bituma amarangamutima y'umugabo atagenda neza, nyine ubwo akabyanga. Ikindi kandi abagabo banga guteshwa agaciro. Umugabo agomba cyangwa se anagombwa guhabwa agaciro, kuko igihe cyose agaciro ke katakaye n'ubuzima bwe buba butakaye, n'ubugabo bwe buba butakaye. Muhereza agaciro, kuko nicyo kintu asabwa cyangwa se nicyo kintu agombwa. Muha agaciro, umubwire ibintu bigiye bitandukanye bimuhesha agaciro, kandi unamukorera ibintu bimuhesha agaciro, unamuha agaciro.
ntabwo umugabo wawe ari umugabo, ntabwo ari umuntu wo guta mu cyumba ngo ugiye kuganiriza inshuti zawe, ntabwo ari umuntu wo guta mu nzu ngo ugiye kwirebera ibindi bintu bigiye bitandukanye, ntabwo ari umuntu wo kwanga kuvugisha ngo uri kureba muri telefone. Menya ko umugabo wawe nyine ni umutware w'urugo, ntabwo ari ikibuno cy'urugo, ni umutwe w'urugo, si ikibuno cy'urugo cyangwa se umugongo w'urugo, ahubwo ni umutwe w'urugo, ukaba umutima kandi birungikanya. Ikindi kandi abagabo banga umuntu uri mu mwanya. Umugabo abashaka ngo ahabwe umwanya, muganire, mubwizanye ukuri, mubwire uti nge biri kugenda utya cyangwa se bimeze utya, nshaka ko bigenda utya. Buri kimwe cyose mu kiganiro bizatuma urukundo rwanyu rukomera, kandi igihe cyose mwahanye umwanya nyine ejo hazaza hanyu hazaba heza, kandi urukundo rwanyu ruzaba rwiza kurusha uko rumeze ubu ngubu. Ikindi kandi abagabo banga amagambo atagira ibikorwa. Niba uri umugore ukamubwira uti I love you, ariko ugasanga nyine kuba umubwira uti I love you ibyo ngibyo gusa, nta gikorwa na kimwe umukorera kiri mu rukundo, nyakanga uri kunyara mu kivu, kandi unyara mu kivu ntiyacyuzuza. Menya ko nyine aho ngaho ntacyo uri gukora, uba umeze nk'uri gusukira mu kirere, ntacyo uba uri gukora. Gerageza rero umuhe umwanya kandi umukorere ibyo bikorwa, umwereke urukundo kuko ntabwo umugabo anezezwa no kubona umupostinga stati uhora umwandikaho amagambo meza ariko nta gikorwa na kimwe umukorera gishobora kumunezeza. Kumukorera icyo gikorwa mwafatanya mu kazi cyangwa se mu kindi kintu runaka, mugakorana utuntu tugiye dutandukanye, mbese mugakora collaboration. Ibyo ngibyo bizatuma urukundo rwanyu rukomera. Ariko nugerageza ugakora ibintu yanga, ari byo kuvuga gusa ariko udakora, ni bibi cyane, bizanatuma urukundo rwanyu rusenyuka. Ikindi kandi abagabo banga umuntu bagira igikoresho cyabo. Kubura umugabo ni kimwe, ariko nanone nawe wa mugore, kubura umugore ni ikindi, ariko kugaragaza kugira umugabo wa gikoresho, ukumva ko nyine ari we buri kimwe cyose mu rugo ari we kiri ku mutwe. Yego kuba ari mutwe w'urugo, ariko nanone kuba uri umufasha we. Ntabwo perezida adafite vice perezida byerekeranye no kuyobora byakunda. Rero menya kuri vice perezida, menya ko nyine hadahari nawe uhari. Ushobora kuba yagiye, kuko hari mu buzima bw'abagore usanga ushobora kuba umugore arwaje umugabo ari muri koma, kumva aje kubwira uwo mugabo uti banadusohoye mu nzu, aho ngaho umugore yanaguhuhura. Ariko nanone nyine menya ko kuba uri umugore nyine ak'ubugore ntikabura, ariko jya ugaragaza wishyiremo nawe akantu ka kigabo, kuko hari igihe usanga ufite umugabo ariko ugasanga uwo mugabo arutwa n'umugore, ariko ukamenya ngo ese kuba umugabo yanga iki kintu ntikomeze cyangwa se nzabigenza ute. Rero kuba umugabo wawe yanga ibintu, umuntu umugira igikoresho ni ikintu cyiza cyane. Kuba nawe wa mukobwa we cyangwa se wa mugore we ugomba kwirinda kumugira igikoresho cyawe, ukavuga uti nkeneye iki ngiki cyangwa se kiriya, ugasanga uri gushaka kumugira igikoresho, ni bibi cyane. Ikindi kandi abagabo banga inshuti mbi. Umugabo wa nyawapana, umugabo w'imbwa niwe mvuga. Kuba uri umugabo, hari igihe uba uri umugabo ariko uri umugabo w'imbwa, cyangwa se uri n'inyana y'imbwa nk'uko numva babivuga. Jya ugerageza rero wirinde kugira inshuti mbi. Inshuti mbi ni kimwe mu bintu bigusenyera ejo hazaza hawe, kandi bikanagusenyera urukundo rwa nyarwo, aho kugira ngo zirwubake. Ikindi kandi abagabo banyabo banga kwigira uko batari. Wa mugabo usanga afite iyo nzu ariko ugasanga ntayerekane, uwo nguwo ni wo mugabo wanyawe. Ariko wa mugabo wigira uko atari, wa mugabo ufite amafaranga akayarata, agapostinga ibyerekeranye n'amafaranga, wa mugabo ufite mbese ibintu bigiye bitandukanye, ariko ugasanga arimo arigira uko atari, nta kintu ufite ariko gushaka kugaragaza ko nyine uri umukire, ni bibi cyane. Ikindi kandi abagabo banga icyaha n'igisa nacyo. Kuba umugabo nyine hari amategeko 10 y'abagabo nk'uko twabagejejeho, hari na bimwe mu bintu banga cyangwa se amategeko ugomba kugenderaho y'abagabo, ariko nutayakurikiza bishobora kuzakwicira ejo hazaza hawe. Rero gerageza kurikiza amategeko 10 y'urukundo. Ibi ngibi tubabwiye ni byiza cyane kuba abagabo babyanga, ariko nanone hari n'ibindi abagore banga. Twabagejeje nk'iyo video, wareba hasi ukayibona. Nta kindi usabwa uyu munsi, wagombaga gukanda subscribe niba wayikanze, Imana iguhe umugisha. Niba utanayikanze nawe Imana iwuguhe, ariko umenye ko gukanda subscribe ari ugushyigikira ubagezaho inama nziza. Nta kindi wasabwa gusibya icyo. Naho nge icyo nasabwaga nakibagejejeho, munyurwe n'ibyo twabagejejeho.